Ibihe byiza cyane kuri mwese mukunda kubana natwe kuri Nathaniel hafi ya Bora, amahoro y'Imana abane namwe. Ndagira ngo rero twiganirire ku ibanga cyangwa se ku kintu abantu benshi mutabashije kumenya ku bijyanye n'imikurire y'umwana, hahandi umwana agakura afite ubwenge, haba ubwo mu buzima busanzwe ndetse n'ubwenge bwo mu ishuri. Nibyo tugiye kuganiraho tukamenya ibanga. Ese ni iki wakorera umwana wawe kugira ngo umwana wawe mu by'ukuri akure afite ubwenge, haba ubwo mu ishuri ndetse no mu buzima busanzwe. Tugiye kubirebera hamwe rero, ntujye kure. Hanyuma kandi ngushima wowe wamaze gukora subscribe, ukaba waramaze kwiyandikisha muri iri shuri twigamo ibijyanye n'ubuzima, ndetse wowe utari wanayikora subscribe ukaba ari bwo bwa mbere ubonye ikiganiro cyacu, nawe nkurarikiye kubana natwe ukoze subscribe kugira ngo tujye tugenda tubana no mu bindi biganiro tugenda dushyiraho. Ibanga rero nta rindi, ubundi muri make iyo umubyeyi atwite akabyara umwana, muri kwa kumutwita hari ko aba yaragiye yitabwaho. Abantu ngira ngo abenshi murabizi umubyeyi uko yariye, uko yitaye ku mwana ari mu nda, imirire yariye niyo ituma umwana avuka nyine uko yabyifuzaga. Rero iyo bimeze gutyo, ubwonko bw'umwana haba mu nda bukura neza kandi bukabasha kugira uburyo buzakura n'igihe azaba yavutse. Rero umwana iyo amaze kuvuka yitabwaho mu mezi 6 ya mbere, yonswa ibere gusa, ubwo ni amashereka, nta kindi kintu avangiwe. Ibanga rero rikubiye mu kuba umubyeyi niba ubyaye umwana akageza icyo gihe mu mezi 6, nta kindi kintu uba ugomba kumuha. Rero muhereze, genda ugure amafi. Numara kugura amafi uyakuremo ubwonko buba buri mu mutwe w'ifi, niho uzabikura. Hanyuma rero muri bwa bwonko, bitewe n'uko buriya mu mafi akize cyane ku ntungamubiri z'ingenzi cyane zizwi nka omega 3, afasha mu migirire y'ubwenge nyine ku bwonko. Ubundi ubwo amafi bavuga yuko ubundi ari ibiryo by'ubwonko. Ubwo rero ntekereza yuko icyo kintu kuba waba ukimenye ko ari ibiryo by'ubwonko, izo ntungamubiri nizo za mbere zituma ubwonko bubasha gukura neza kandi bugakurana uburyo bw'umwimerere. Umuntu agira ubwenge akava mu bwana bwe ari umuntu uzi ubwenge kugeza abaye na mukuru. Rero amafi akungahaye kuri za poroteyine zikomeye cyane zifite akamaro. Amafi yifitemo amavuta y'ingirakamaro afasha ubwonko bw'umwana, bigatuma aba maso, nyine agira ubushobozi bwo kwibuka neza ibyo yabwiwe nyine akaba yabimenya cyane nko ku ishuri. Ibyo byose bigenda bifasha nyine kuba umwana wawe yazamenya ubwenge. Rero genda ufata ayo mafi, hanyuma uyabage neza, ukuremo ubwo bwonko. Ubwo bwonko urabufata ukaburonga neza mu mazi, hanyuma ukabuteka mu mazi ugashyira mu tuzi dukeya, ugacanira nibura hagati y'iminota 10 na 15. Muri iyo minota 15 rero niho uza kubufata ukabusa nkaho bukozemo agasosi. Ka gasosi ushobora kukavanga n'ifu y'igikoma n'igikoma nyine gikeya, hanyuma ugahereza umwana, nyine ukamuhereza umwana akanywa. Ukabikora nibura nka 3 mu cyumweru cyangwa 2 mu cyumweru. Bizafasha cyane rero umwana gukura afite imitekerereze mizima, ubwonko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ababyeyi benshi rero bamenye iryo banga barabikora rwose, abana babo ugasanga nyine bimeze neza. Ntabwo rero nari bubenze iryo banga ngo namwe ndibahishe, kuko muri abantu banjye, muri abantu b'agaciro. Iryo banga ntago narimenye ngo ndibahishe. Kugaburira umwana ubwonko bw'ifi aribwo bwa mbere agiye gukoza ibyo kurya mu kanwa,
ni byiza cyane kuko bifasha mu mikurire y'ubwonko bwe, hahandi ubwonko nyine bukura ari ubwonko bubasha kwibuka no kubika ibintu igihe kirekire. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.